Reka ngusuhuze nongere nkwifurize kugira ibihe byiza impagarike n'ubugingo. Ndavuga wowe udahwema kubana natwe aha ni kuri Ujyuzi Family TV. Niba ari ubwa mbere banza kandi subscribe kugira ngo utajya ucikwa n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Hashize iminsi mike cyane aba mayors bose b'uturere twose t'u Rwanda bakiriye ibaruwa yanditswe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ni ibaruwa yanditswe n'umuyobozi mukuru wa REB cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye. Ni ibaruwa yamenyeshaga aba mayors gukurikirana abarimu batahawe cyangwa se batakurikiranye amasomo y'icyongereza ibyo twita English proficiency cyangwa se batayakurikiranye neza nkuko bikwiriye. Aha harimo ibyiciro bitatu by'abarimu batakurikiranye aya masomo. Icyiciro cya mbere ni abarimu batigeze baregistaringa cyangwa se batigeze biyandikisha kuri platform aho bigira aya masomo ya English proficiency, aribo bita not yet enrolled. Icyiciro cya kabiri ni abarimu bari inactive cyangwa se abarimu biyandikishije ariko ntibige, abo ngabo ni inactive. Icyiciro cya gatatu ni abarimu bize biyandikishije bariga ariko ntibiga uko bikwiriye, abo ngabo nibo bitwa off track. Ibaruwa rero yandikiwe abameya yasabaga kubaza abarimu inshingano cyangwa se kubabaza impamvu batitabiriye ari amasomo, ibyo ngibyo bakabibazwa mu nyandiko. Nyuma y'ibyo ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 Meya wa Nyabihu yahise akora igisa n'agashya ubwo yahise asesekaza ibaruwa ku badiregiteri bose b'ibigo kugira ngo bamufashe kwandikira abo barimu batitabiriye neza amahugurwa ya English proficiency. Reka tubasomere ibaruwa nyuma turaza kugaruka tubabwira English proficiency ubundi niki, kubera iki English proficiency yashyizweho mu bigo by'amashuri kugira ngo abarimu bige icyongereza. Reka tubasomere ibaruwa tudatinze n'ugutema dukokora. Iyi baruwa iragira iti: Repubulika y'u Rwanda, Republic of Rwanda, Western Province, Nyabihu District, Reference Unit Education, Nyabihu kuwa 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Reference number zirahari singomba kuzisoma. Madame Bwana umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cya, ubwo abadiregiteri bazajya bashyiraho iki amazina y'ibigo bahagarariye bose. Gusaba ibisobanuro abarimu batitabira amahugurwa y'icyongereza. Madamu Bwana mpereye ku ibaruwa nimero 0090 REB /3 2026 yo kuwa 16 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nandikiwe n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB i Kigali, angezaho urutonde rw'abarimu bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye batitabira amahugurwa y'icyongereza English proficiency. Nshingiye ko buri mwarimu wese azi neza ko kandi ategetswe kwiyandikisha no gukurikiranira aya mahugurwa ku ikoranabuhanga kugeza ageze ku kigero cyifuzwa. Nshingiye ko hari bamwe mu barimu batari biyandikisha not yet enrolled muri aya mahugurwa, hakaba hari n'abiyandikishije ariko ntibayakurikirane inactive cyangwa se bakayakurikirana nabi off track. Nkandikiye gusaba ibisobanuro buri mwarimu wo mu kigo uyobora uri ku rutonde ruri ku mugereka, ushingiye ku cyiciro arimo, umusaba ubusobanuro bw'impamvu atiyandikishije, yiyandikishije ntiyitabire, yitabira nabi ari amahugurwa yavuzwe haruguru, ushingiye kuri stati yihariye ya mwarimu no ku itegeko rigenga abakozi ba leta,
urasabwa gusabira buri mwarimu igihano kijyanye n'ubusobanuro yatanze. Urasabwa nanone kugeza ku karere icyo buri mwarimu yiyemeje, ubusobanuro yatanze, igihano yahanishijwe na gahunda yawe yikurikirana migendekere y'aya mahugurwa. Mugire amahoro. Mukandayisenga Antoinette, umuyobozi w'akarere ka Nyabihu. Bimenyeshejwe Bwana Minisitiri w'Uburezi Kigali, Bwana Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba i Karongi, Bwana Umuyobozi Mukuru w'Urwego rw'Igihugu rushinzwe Uburezi bw'Ibanze REB i Kigali, Bwana Umuyobozi w'Inama Njyanama y'Akarere ka Nyabihu i Nyabihu, Bwana Umuyobozi w'Akarere wungirije bombi i Nyabihu, Bwana Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Akarere ka Nyabihu. Yes, ngira ngo aha nari ndimo kubasomera ibaruwa yanditswe n'umuyobozi w'Akarere ka Nyabihu asaba abadiregiteri kwandikira abarimu bagaragara ku mugereka wavuzwe cyangwa se ku mugereka w'ibaruwa. Ni wa mugereka mwabonye usirikira minsi yashize wari watanzwe na REB, uriho abarimu benshi, ngira ngo ni amapaje agera muri 36. Hariho abarimu benshi cyane. So ubwo abarimu bo mu karere ka Nyabihu bo bagiye guhita bandikirwa amabaruwa, barayandikirwa na diregiteri waho umwarimu akorera, hejuru y'amabwiriza yahawe muri iyi baruwa yahawe na meya. Harimo kubazwa impamvu atitabira, umwarimu azagaragaza impamvu atitabira, noneho agaragaze n'icyo agiye gukora kugira ngo yitabire, noneho nyuma ubwo busobanuro yatanze buzashyikirizwa meya. Ikindi tutakwirengagiza cyangwa se kiri muri iyi baruwa nuko meya yasabye abadiregiteri gusabira ibihano aba barimu, noneho igihano yahawe nacyo kikazamenyeshwa meya, umuyobozi w'Akarere ka Nyabihu. Tubibutse ko iyi baruwa ni y'Akarere ka Nyabihu. Ubwo utundi turere natwo dufite uko tuzabikora, turi hano kugira ngo tujye tubaha updates. Kandi ikindi, aya mahugurwa y'Icyongereza, yes, twavuze ko tuza kuvuga kuri aya mahugurwa y'Icyongereza. Ubundi iyi ni gahunda ya leta igamije guteza imbere uburezi bufite ireme, aho umwarimu yagiye ahabwa platform aho akurikiranira aya masomo y'Icyongereza. Haba harimo listening, writing, speaking, n'ubundi bumenyi. Haba harimo amasomo atandukanye agufasha kumenya ururimi rw'Icyongereza. Ni gahunda nziza rero ya leta, aho umwarimu wese agomba kuba ari specialized mu rurimi rw'Icyongereza, bitavuze ngo yigisha Icyongereza. Icyo waba wigisha cyose upfa kuba uri umwarimu cyangwa se uri umurezi. Iyi gahunda